Yes bakunzi ba Satya TV official, rero ngira ngo nkuko mubibona turi ku kibuga cya Busanza, noneho hano giherereye hano mu Busanza, rero ni muri Kanombe. Ni ikibuga cyiza cyane, rero tubabwira yuko rwose iki kibuga ni ikibuga mu minsi mike rwose iri imbere, nko guhera mu kwezi kwa kane kizatangira gukoreshwa nka site y'ibizamini bizajya bikorerwamo uburyo bw'ikoranabuhanga. Ngira ngo murabona ko rwose ni ikibuga kidizayininze neza cyane, gikoze neza mu buryo bugezweho ndetse yewe bujyanye n'icyerekezo 2050. Ni ahantu heza rero, ngira ngo nkuko muhabona, ariko hazajya haca uwambaye. Hagiye harimo rero amakorosi, harimo parikingi, harimo ibizamini abantu bazajya bakora byinshi bitandukanye, ku buryo rwose umuntu uzajya uza hano azajya aza ari umuntu uzi imodoka cyane. Babandi bajya mu kizamini bapacapaca, utaramenya gutwara imodoka, hari ibintu byinshi kibura, ntago bizaborohera. Rero niyo mpamvu tubabwira ngo niba ushaka kwiga imodoka rwose gana amashuri atandukanye hano mu gihugu, ugende wiga imodoka neza. Numara kwiga ubundi witangire witegura ikizamini, dore ko rwose ubu ngubu ibintu ntago bikigoranye nka kera cyane, ariko iyo uzi imodoka byanga bikunda ucyura perimi. Aha rero ni ahantu nyine haba harimo ibyapa, harimo imihanda ishushanyije, ku buryo umuntu uzajya uhagera rwose azi imodoka neza rwose azajya acyura kategori byoroshye. Ngira ngo nkuko mubibona rero habangikanye no hepfo n'ubundi ahantu bihitoreza imodoka nini cyane, harimo za kategori D1, harimo za kategori E, harimo za C. Ngira ngo nkuko mubibona rero rwose ibizamini ubu ngubu biri gukorwa muri aka kanya. Urabona ko bari mu kizamini cya kategori E, bari gukora amakona, abandi bari gukora ikizamini cya D1 hariya. Rwose abantu bari mu myitozo, abandi bari gukora ikizamini. Ni ibintu rero byiza cyane. Rero iyi ni Satya TV official. Niba utarakanda subscribe, like, comment, ibyo byose tuba tubikeneye cyane kugira ngo tubashe gushyika ku bakunzi bacu aho baherereye hose mu gihugu. Amahoro ya Nyagasani rero nakomeze kubana namwe. Twari tubatembereje hano muri Busanza kugira ngo tubereke n'iki kibuga gishyashya kiri gukorwa, kugira ngo mujye mubasha kumenya amakuru y'ibintu aho bigeze. Hari abantu mwakunze kugenda mwumva ngo hari ikibuga kiri gukorwa abantu bazajya bajya gukoreraho ikizamini. Uyu munsi rero twahageze kugira ngo mubashe kubibona, mubashe kubona uko giteye. Hanyuma ngira ngo nkuko mubibona tuno tuntu tw'utwigobeko turimo ni parikingi, ni amarivansi hazajya akorerwa, ukajya uzana ikinyabiziga cyawe ukaza. Nkuko mubibona twaberetse hariya hepfo uburyo iriya bisi yakoraga rivansi, hano uzajya uza uparikemo mwaka kantu rwose. Hanyuma murabona ko hariho ibyapa bigaragaza aho ugomba gukatira. Aya ni amaparikingi uzajya uza ugaparikamo, ariko haba hari ibyapa bibikwereka, ntabwo ari ibintu uzajya uza gusa ngo upfe kwikorera. Nk'uko mubireba hariya hagati harimo rompuwe, harimo rompuwe aho ugomba kunyura uzengurutse. Bivuze ngo rwose utazengurutse nyine ugacapanya uzajya uba wakishe. Ni ibintu byinshi rero bitandukanye, harimo guparika, harimo demarage. Nk'uko mureba hakurya iriya ruguru hariho akantu k'akazamuko rwose. Ngira ngo nkakuriye gutya, ngira ngo murahita mukabona, harimo akantu k'akazamuko uzajya uhagera ugahita ubanza ugaparika, cyangwa se ukagenda buhoro kugira ngo barebe ko byibuze ahantu hazamuka utazagira gutya ukaba wasubiza imodoka inyuma ukagonga iziri inyuma yawe. Rero iki ni ikibuga cya Busanza nk'uko twatangiye tubabwira. Ngira ngo kino cyapa murakibona ko ari icya parikingi kigaragaza nyine ahantu ho guparika. Reka tubashimire cyane rero, mukomeze mugire amahoro. Tubasaba inkunga yanyu, nta yindi no gukanda subscribe, mugasigaho ibitekerezo byanyu, ubundi mugakora share, mugasigaho na like. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ciao. Iyi ni Satya TV official, jewe nari Fred. Bye.